sanze umubyeyi wamaye byinshi, mama wambyaye nza kwitura iki, ko wanyikundiye nkiri muto oya, cinkoni zamba mubyeyi we, ko wamenyereje impuhwe nyinshi, mama wambyaye nza kwitura iki, uri umubyeyi ukwiye impundu, sanze umubyeyi anyihoreze, ko nakubereye imfura mbi, agutetereza ijoro n'umunsi, babarira sinzongera. Iyi ni indirimbo yitwa mama wambyaye nakwiza kwitura iki, ndi kwicuranga mu manota ya sol, nkashyiramo na re, hanyuma nkaza gushyiramo na mi, mi mineur, sol majeur, re majeur na mi mineur. Ariko hano tutangiye gucuranga hano kuri sol, nubwo mfashe sol yose nkubita umugozi wa mbere gutya, ntago umugozi wa kabiri no ngarukiraho, ni rimwe gutya nkubita gutya, rimwe ntago nyikoraho, nkubita gutya gutya gutya, noneho nafata na re nkakubita nabwo uwa mbere nirinda kuwukoraho gutya gusa gutya, ubunguku bwiza bw'Imana se wiriweho gutya, sanze umubyeyi wamaye byinshi, mama hano gatujya kuri mi, mama wambyaye nza kwitura iki, gutya, ko wanyikundiye nkiri muto, ko wanyikundiye guhita ujya hano kuri mi mineri, ugahita ukora kuri sol, ugahita ukora kuri re, nayo majeri ugahita urangiriza hano. Ni amanota yoroshye, ni mi cyangwa se G mu cyongereza, ni re cyangwa se re majeri cyangwa se D major, akaza kuzamo na mi mineur cyangwa icyo bita E minor. Ni amanota uko atatu yonyine acuranze muri iyi ndirimbo, ubundi ugacurangira umubyeyi wawe ukaryoherwa neza cyane. Njye ndi Emmanuel Nshimiyimana, iyi ni Emma Guitar TV, hasta la vista.